aho kugira ngo usabirize wafata agataro aho kugira ngo usabirize wafata nidura nafasha agataro nimukanseke gukomeza uko wafata agataro cyane rwose nagafata nkajya gushaka ibiceri bagapfa kubigura kwa kundi gushaka amafaranga ntago bivuze kujya hanze gukora iki no muri iki gihugu cyacu twashaka bigakunda kuko abanyarwanda turashoboye n'abanyarwandakazi turashoboye pe kandi cyane kandi ibikorwa birahari byinshi cyane so dukura amaboko mu mifuka dukore kubasuhuza kandi mbaha n'ikaze kuri Bando Life TV nk'uko mumaze kubimenyera njye ndi Mr Bando nongeye kubaha ikaze kuri uyu munsi mu kiganiro cyo kuri uyu munsi nk'uko mumaze kubimenyera mu kiganiro ntago mba ndi jyenyine mba ndi kumwe n'umuntu tugiye kuganira ngira ngo murabibona neza kuri kamera uyu munsi ni show ibintu biraza kuba bimeze neza reka ngusuhuze wowe uherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye aho uri mu mahanga iyo za kure mu Rwanda muri East Africa mwese ndabashuje kandi ndabifuriza gukomeza kumererwa neza nakubwiye ngo ngende Mr Bando mugiye kubana muri iki kiganiro nk'uko uri kubibona kunyakira amashusho yawe ntago ndi jyenyine ndi kumwe n'umuntu tugiye kuganira ndi kumwe n'umukobwa wambaye neza kuri keci nziza cyane wambaye agapantaro keza umva nawe urabibona ntago nakubeshya nawe uri kubyibonera yambaye white mu by'ukuri sinatinya kuvuga ko asa neza cyane adufitiye byinshi agiye kutuganirizaho icyo nakubwira ni ugukora subscribe kuri Bando Life TV kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro tugenda tukugezaho bitandukanye haba muri za entertainment ama interview n'abastari ama interview n'abakinnyi ba filime bagiye batandukanye ngira ngo nawe urabyibonera kuri uyu munsi ni show reka muhe ikaze tuguha ikaze kuri Bando Life TV. Urakoze cyane watangira wibwira abakurikiye Bando Life TV muri kano kanya. Okay, nitwa Mico myiza Aline ndi umunyarwandakazi. Aline ni karibu kuri Bando Life TV. Murakoze. Uyu munsi wakugendekeye gute? Uyu munsi uri cool umeze neza define yani. Ndabona usa neza birenze ibikenewe wabitekereje gute kwambara gutyo kuri uyu munsi? N'utuntu twanjye pe. Mbega gusa neza n'utuntu twawe. Yumboneje. Reka genda. Biriseri yimboneje. Ejo byari bimeze bite? Byari biteye ubwoba. Byari biteye ubwoba. Cyane pe. Kuki utampamagaye nejo ngo dukorane ikiganiro? N'ubu wambonye bigoranye. Uyitinya kubivuga kugufatisha biragoye ariko twishimiye ko waduhaye umwanya muri kano kanya. Murakoze cyane. Muri aka kanya umuntu ukurikiye Bando Life TV ushaka kumenya Aline Mico myiza ni muntu ki wamusobanurira ko ari muntu ki? Mico myiza Aline ndi umukobwa ubyuka afite intego udategwa ndi umukobwa ukunda gukora nkunda gushaka amafaranga biteye ubwoba so naho ngaho ndi ako kuki abantu benshi muri iyi minsi bashaka amafaranga muri iki kinyejana wabaho nta kashi baba kubera iki utabaho nta kashi ni ingenzi cyane mu buzima cyangwa se ni nyinshi nizo nziza cyangwa iziringaniye cyangwa nkeya inyinshi ni nziza kuko iziringaniye ukomeza kwifuza Aline ni ikihe kigero umuntu ashobora kugeraho ku buryo yaba atifuza kugira ibintu byinshi birenze? Ntacyo kabisa ntacyo badushakisha kweri kubera iki? Kubera ko amafaranga ubundi iyo ufite menshi nabwo ukomeza gushakisha ahubwo bivuze ngo mu miterere ya muntu cyangwa se mu mibereho ya muntu kugira ngo anyurwe n'ibyo afite biragora ni ukutanyurwa cyangwa ni ugushaka gukomeza kugera kure harenze? Ni ukutanyurwa by the way ni ukutanyurwa ariko ni ugushaka kugera tena kure harenze kuko muri iki kinyejana turimo ntago wavuga ngo uranyuzwe kandi ufite ejo hazaza ufite urubyaro uri guteganyiriza donc gukora cyane ni byiza kugira ngo ubashe kurushaho gutera imbere niyo wabigeraho bikaba byiza ko ubona ko ntacyo urageraho kugira ngo ukomeze ukore bitera imbaraga iyo ugeze ku kintu uzaharanire kugera no kukiri imbere kugira ngo kuko niwicara ukavuga ati ndanyuzwe
ikiri imbere ntabwo uzakigeraho. yego ni ukuvuga ngo tugomba guhora tureba ahazaza kuruta uko twareba ahahise cyane rwose. Aline, turakubona umeze neza, tugenda tubona ibintu bigiye bitandukanye mu masinema nyarwanda. Ubundi igitekerezo cyo kwinjira muri sinema nyarwanda cyangwa se mu mafilime nyarwanda, tuzi ko wandika amafilime ukatraininga abakinnyi bakina amafilime, tuzi ko wandika imivugo. Ni impano y'umuryango cyangwa ni ibintu bikubamo muri wowe? Uraza gusobanurira abadukurikiye. Ni ibintu nakuze nkunda kwandika amafilime, nkunda kwakitinga, ibintu nk'ibyo nyine byerekeranye n'ibyo. Nakundaga n'ubu producer cyane rwose, naranabukoze igihe kirekire. Mbona ko kuzanyora abakinnyi ba filime nabyo byambera byiza cyane. Reka nkubwire ngo ako kazi mukora ni keza cyane. Muri iki gihe urubyiruko rushamadukiye gukora ibyo bintu, rushamadukiye kujya mu bintu by'amafilime, rushamadukiye social media. Ni iki wabwira abakoresha social media? Ese ni gute izo mbuga bakwiye kuzikoresha mu buryo bwa nyabwo? Gusa ntabwo nababwira ngo bareke, kuko dufite aho byatugejeje n'abandi bafite aho byabagejeje. Nibakomeze bakore, gusa bazikoreshe nk'uko bikwiye. Uko bikwiye ni gute? Ukuntu bikwiye, ntabwo nashigikira aba bantu batuka sinema nyarwanda ngo winjiye muri sinema wese abagiye mu buryo butemewe, ariko ntabwo ariko bimeze. Uburyo bukwiye bagomba kubikora nyine, bagakina, bakereka abantu ibibanezeza, ntibashake gukora ibibanezeza ubwabo. Hari n'abavuga yuko sinema nyarwanda itaragera ku rwego rwo hejuru. Nkawe nk'umuntu wandika filime, ni iyihe improvement uri gushyiramo, haba mu mitoreze y'abakinnyi, uburyo batraininga kugira ngo sinema nyarwanda igere ku rwego ruri hejuru? Urebye muri iki kinyejana turimo, ntago mbere byari cyane, ariko ubu ngubu uko channel zigenda zaguka niko sinema nyarwanda igenda itera imbere. Ubu ngubu nubwo impamvu dusigaye tubikora cyane ni ukugira ngo tujye dushiramo n'izindi ndimi zitandukanye, nk'uko hanze y'igihugu bashobora kubireba, abatanzania bagasoma bakareba ati harimo ururimi bararuvuze, tugomba kubakurikirana bigakunda, n'abanyakenya n'izindi nce zo hanze no hanze. Niyo mpamvu turi gushyiramo umwete cyane kugira ngo tujye tureba ko n'ibindi byakunda. Ni ubuhe buryo mukoresha mushyiramo izo ndimi? Muzikina mu rundi rurimi cyangwa mushyiraho amasubtitle? Sinzi uko mubyita muri terime tekinike yanyu. Hari ukuntu nyine tubikora. Hari uzarebe movie yateguwe, hari ukuntu bandika utugambo hano hepfo ya filime, urebye neza wabona ari English. Hari n'igihe muri iki kinyejana nabwo basigaye bakubitaho igiswahili, tukagenda neza, nk'ukuntu na filime zo hanze zisobanurwa na ba Rocky na ba Giti, n'abantu nk'abo nyine. Mbese murabakurikira cyane, mugenda mwirefera kuri filime nyarwanda cyangwa mufite creativity yanyu? Ni filime nyarwanda. Nta hantu mwirefera? Donc inganzi barimo, dutegereze ibyiza mugiye kutugezaho, n'ibindi byiza byinshi murimo mudutegurira muri sinema nyarwanda. Umva cyane rwose, ibyiza biri imbere, niko nababwira, ibyiza biri imbere, mukomeze murebe imbere. Muri aka kanya tuvuye ku kazi ukora, kaba ko gutoza abakinnyi no kwandika amafilime ndetse n'imivugo, ubundi mu buzima busanzwe mukunda gukora iki? Nk'iyo mwaruhutse, mufite akaruhuko, mukunda gukora iki? Njyewe nkunda kwandika cyane, nkunda kwandika, nkakunda no kuririmba. Ukunda kuririmba? Bivuze ngo uzi kuririmba cyane. Biraho. Kubera iki utabaye umuhanzi? Saba hanze ubundi duhita tumubwira ngo turirimbire twumve. Waturirimbiraho gatoya tukumva? Wapi, nzaririmbira ubutaha, kuko uyu munsi ntabwo byakunda, naje ijwi ritagoroye. Ni ukuvuga ngo nabyo urabanza ukabitegura. Muri kano kanya, bitewe n'akazi mukora, muba muri abantu bazwi cyane, ni hehe umuntu ashobora kugusanga? Njyewe
ushobora kunsanga biterwa n'uburyo icyo nshakamo. haba kuri za social media twavugaga, haba hari abantu benshi bajya bakenera filime zanditse amascript, ushobora kubafasha kubera ko bijyanye n'ibyo ukora. Nk'umuntu agukeneye yagusanga. Okay, ngewe umuntu nkeneye nkoresha social media ebyiri, nkoresha Instagram na WhatsApp na Facebook narayikoreshaga, ariko ubu ngubu no. Muri kano kanya turabona ko uri umukobwa witeje imbere cyane ku buryo bwose bushoboka. Ubwo bivuze ngo washaka umusore w'umukire, uba wumva nyine wabaho mu buzima bwiza burimo amafaranga. Cyane aba ari bwiza buri buzima burimo amafaranga ntago ari bubi. Bajya babeshya umuntu bavuga ko ubuzima ngo urukundo ni iki oya. Ntukanga umuntu ufite ejo hawe hazaza ngo ukundi udafite ejo hawe hazaza. Hari ikibazo kijya kibaho ko umuntu ashaka umusore ufite amafaranga bikanakunda bakanabana, igihe kikaza kugera ya mafaranga agashira. Ese ayo mafaranga ashize uri muri urwo rugo wararugezemo wakora iki? Biterwa no gusesagura kw'abantu buriya. Muri iki gihe birakunze kuvuga ko abakobwa mukunda amafaranga. Nkawe nk'umukobwa witeje imbere, ibyo byumva gute? Ni ibihuha cyangwa nk'umuntu ubivuga nta shingira aba afite? Nta shingira aba afite, kuko gukorera amafaranga ni ibintu byiza. Gushaka amafaranga ni ibintu byiza binatugeza kure cyane. Urubyiruko ruri hanze, kwanza abakobwa bakunda kurya iyo bataruhiye, nanjye ndimo. Ariko nyine gukunda ibyo waruhiye ni byiza nabyo. Muhaguruke dukore, utuzi turahari hano hanze twinshi. Buriya amashuri ntajya narangira. Amashuri buriya nayiga ndi umukecuru, ariko mfite aho nagejeje. Nakoze umufuka ya kofi. Muri kano kanya turishimye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Watubwiye ko mufite akanya gato cyane, ariko byari ngombwa ko tukabyaza umusaruro. Wenda uzaduha igihe twongere dutubure ikiganiro tukigire kirekire. Mbere y'uko dusoza kino kiganiro, nihe nama wagira abantu muri rusange? Njye inama nagira urubyiruko bagenzi banjye ni ukwiteza imbere, gukura amaboko mu mufuka bagakora, bagashaka imirimo bagakora, ntibakangwe n'imisoro cyangwa n'ibindi biri hanze bitambika cyane rwose. Buriya aho kugira ngo usabirize wafata agataro, aho kugira ngo usabirize wafata niduhura nafashe agataro ntimukanseke. Kuko umeze uko wafata agataro cyane rwose, nagafata nkajya gushaka ibiceri bagapfa kubigura. Kwa kundi gushaka amafaranga ntago bivuze kujya hanze gukora iki. No muri iki gihugu cyacu twayashaka bigakunda, kuko abanyarwanda turashoboye n'abanyarwandakazi turashoboye pe, kandi cyane, kandi ibikorwa birahari byinshi cyane. So dukura amaboko mu mifuka dukore. Mbere y'uko dusoza gahunda y'uyu munsi, nawe kugira ngo ukomeze iyi mirimo yawe tubone itakoroheye, ni iki wabwira abantu muri rusange? Abantu nyine ndabakunda. Urabakunda kandi nabo baragukunda, kandi bakunda no kureba Bandura Life TV. Bakore subscribe, by the way, nari nibagiye kubabwira kuri Bandura Life TV. Bajye bakurikira ibiganiro byabo rwose. Ijana kuri ndusezeranyira ko uzagaruka. Nzagaruka. Tuzikubita agashyi turebe ukuntu twagaruka umwanya muremure. Aline, wakoze cyane kandi twishimiye ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Turagushimiye cyane, Nyagasana guha umugisha. Murakoze namwe, nabakunze, nzagaruka. Natwe twagukunze cyane, kandi n'abakunzi ba Bandura Life TV bagukunze. Thank you. Thank you too. Reka ngushimire we wari ukurikiye Bandura Life TV. Twari kumwe n'umutumirwa wacu, nubwo yari afite akanya gato cyane, ariko tuzasubira mu biganiro by'ubutaha. Reka nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye, mu byo murimo mukora byose. Nyagasani abahire kandi abahe umugisha.